kanwa kawe n'ibitekerezo byawe kwizanira impinduka mu mibereho yawe no kugira ngo ubashe kugera kure hashoboka. Nutabikora gutyo uzisanga ahantu habi, kuko buri gihe ibyo uvuga ni nabyo ukora. Bibiliya yaravuze ngo baza bashyira ikimenyetso mu gahanga no ku ntoki. Reka nkubwire amagambo akomeye. Niba koko ibyo uvuga ari byo ukora, iyo ni intego nyamukuru isobanura kandi iguhuza kandi ikwereka ko ibyo uvuze ibyo ni nabyo bishobora gukunda. Ibyo uvuze ibyo ni nabyo bishobora gushyira mu bikorwa ingero. Ibyo uvuze ibyo nibyo uzakora, kuko niwe uyitimbwa uzaryama usinzire. Niba uvuga ati sinzagerageza narahombye, ntuzongera kubikora. Kubera iki? Wamaze kwiyubakamo, wamaze kwisetingamo ko bidashoboka. Ubwo uzahora munsi, uzahora usabiriza. Rero uvuga ngo imiryango y'umugisha ndayikinguye, imiryango y'amahirwe ndayikinguye, ngiye guhura n'abanjye, ngiye guhura n'ibyanjye, ngiye gukundwa. Ivugeho ibyiza, ivugeho gutera imbere, ivugeho kuzamuka, ivugeho kugera kure, ivugeho gukomezwa, ivugeho kurenga urwego rundi, ivugeho kuzagera kure hashoboka, ivugeho amagambo y'imbaraga, ivugeho ibintu biremere, ivugeho ibintu bikomeye, ivugeho ibintu birenze urwego watekerezaga, ivugeho ibintu by'imbaraga, ivugeho amahirwe akomeye, ivuge ko bishoboka. Wiririmba intsinzwi z'iwanyu, wiririmba amagambo y'iwanyu, wiririmba ibyakubayeho iwanyu yo kure. No, byarabaye, biranahari ndetse ufite n'ibimenyetso byabyo. Ariko kugira ngo ubashe kubohoka ni ukugira rwa rurimi ruvuga ibintu biri positive, rwa rurimi ruvuga ibintu bishoboka, rwa rurimi ruvuga ibintu by'imbaraga, ivugeho ibintu byiza. Rero ururimi rurarema kandi ururimi rurica, ururimi rurakomeza, ururimi rurarengera, ururimi rukora ibintu byose, ururimi rukora ibidasanzwe. Ururimi nyarurimi rukora ibintu nyabyo mu buryo nyabwo, mu nzira nyabyo, kandi ibyo ushaka nibyo bizakubera byo. Nongeye kubasuhuza nshuti z'Imana, abakunze umwe bw'abera ministries aho amavuta kandagira amateka. Uyu munsi ni umunsi wa gatatu, tugiye kwiga n'intambwe ya gatatu. Ni ukuvuga ngo buri kino cyumweru ndamara igihe nkwigisha intambwe ku ntambwe, step by step, gutera intambwe kugera imbere kugira bishoboka. Turagushimiye Data wa twese uhoraho, turagushimiye Imana y'amahoro, turagushimiye ko ujya utabara, turagushimiye ko ushobora byose, turagushimiye ko ntaho ujya ukorwa, turagushimiye kuri Imana y'amahoro, turagushimiye kuri Imana igirengera, turagushimiye kuri Imana ivuga bikaba, igakora bigakunda mu izina rya Yesu. Twirukanye ubutware bw'abadayimoni bose kubwa Yesu Kristo, umwana w'intama w'Imana. Amavuta manuka manukire kubumva n'abateza amatwi. Ndagushimiye kubwa Yesu Kristo umwami wacu, amina. Uyu munsi intambwe ya gatatu, ku munsi wa gatatu, ni intambwe ivuga ngo hindura uko wivugaho. Change how you speak to yourself. Wivuga ute, wibona ute, wibwira gute, uyivugaho iki, iyo uri mu kibazo bigenza gute. Iki kubwira abantu babaswe na karande, arakubwira ngo mama se ngiye Imana yanyumva, ngiye nzapfa ndimbwa, wagira ngo nta mahirwe ngira, ngo ariko si ubundi iwacu siko bimera, ngo nta gihe ntabaye gutya. Buri gihe wisangaho imvugo ziri negative, wisangaho imvugo ziri negative mu kubaho kwawe, imvugo zitarizo, wisangaho imvugo zibangamye, wisanga nk'imvugo zidasobanutse. Buri gihe wisangaho imvugo zifite uburyo bw'akajagari n'akavuyo. Ntabwo ushobora kwisangaho imvugo nzima, ntabwo ushobora kwisanga wivugaho ibintu byiza, wumva urugo rwiza atari urwawe, muzima atari ubwawe, imera atari iyawe, kuba hatari ibyawe, wiyumvamo ko hari ibintu byakunaniye, hari ibyo utagomba kwakira, wiyumvamo mu bintu bikugoye, wiyumvamo kubangamye, ubabaye, urize, ufite agahinda, wumva ufite ingorane. Buri gihe wumva ibyago ari ibyawe, amarira ari ayawe, ubuzima buba ari ubwawe, kabutinda ari iyawe, lese piko try. Wumva buri gihe ibintu byose ubamo ari wenyine, byo bireba wenyine, nta na rimwe ushobora kwicara ngo wumve utuje mu mutima wo kumva naremewe ibyago, naremewe amakuba, naremewe kurira, naremewe gusonza, naremewe gupfakara, twari mu muryango wacu. Ibyo bintu change. Intambwe ya gatatu ni uguhindura uburyo wivugaho. Rero ikintu gituma udashobora kubohoka ngo usohoke muri karande, wambara imbaraga, wambara umugisha kandi unezere ugubwe neza, nuko buri gihe wivugaho mu buryo buri negative. Tangira witoze kwivugaho positively, tangira witoze kwivugaho ibintu byiza. Vuga ngo ndi umutunzi, ndi umunyembaraga, nzajya imbere, nzahindura, ntibizamera
ntibazamera bityo, abanjye ntibazamera gutya, ndi umutsinzi, ndi umunyembaraga, nzajya mu ijuru, nzatunganirwa, nzubahwa, nzagenda nemye, nzahagarara neza. Ikintu kica abantu nuko twivugaho nabi, twitekerezaho nabi, twiyaturiraho nabi, turya ibyo kurya nabi, twivugaho turyama nabi. Umuntu avuga ngo Imana niba mpa kashamburete nakemera. Imana itanga shamburete yatanga n'inzu nini, Imana itanga inoti y'ijana yatanga na miliyoni, Imana itanga umwana umwe yatanga abana babiri, Imana itanga inkweto yaguha n'izindi nyinshi. Ariko ururimi rwawe nibwo burozi bukomeye bwatumye karande ihambira ku buzima bwawe. Totala masekere yabora. Ibuka umunsi wa kabiri wa mbere narakubwiye ngo wivuzeho wakira ibintu bitari byo. Umunsi wa kabiri ndakubwira ngo shaka dadi, shaka mami wo mu mwuka akuyobore muri ibyo bintu. None rero umunsi wa gatatu nkubwiye ijambo rimwe ngo wivugaho nabi. Niba koko ukora amakosa yahahise, ukumva utagomba kwibabarira, ndetse ukumva utagomba guhinduka, ndetse ukumva buri gihe utazigera utsinda, ukumva uri umutsinzwi, ukumva ntuzagera kure, umva ntacyo uzageraho, ukumva nta bushobozi uzabona, ukumva nta mibereho uzabona, ukumva uhora ugowe, ukumva uri umunyamarira, ukumva uri umunyagahinda, ndakubwira ngo uzaba usa nk'umuntu wikina, uzaba usa nk'umuntu uri mu byawe gusa, kandi wagombye guhinduka. Umuntu wa mbere ukomeye, erega wowe uri umufana wawe ubwite. Nta mufana ufite uzagufana, abafana bafana ibibi, ni wowe ugomba kwifana ugatera imbere. Icyambere rero, tangire witoze gufata ibibi ubihindura ibyiza. Ivugeho ibyiza, wikwivugaho ibintu bibi. Reka repress negative self talk with positive words and affirmation. Affirmation for breaking a generation curses that you can use. No kuvuga ngo birakwiriye kutangira kumva guhindura ya magambo mabi amwe wivugagaho nabi, witongera, wivumagura, wumva urira, wumva wasaze, uti ntibikunda, ati nibiki. So tangira, please repress the negative self-talking with the positive words and affirmation. There are affirmations for breaking a generation curses that you can use. Numva ngo wavuga indimi, ndimbwa, sinzajya kure, niko tumera, niko twabaye, muryango wacu baranyanga, ntibankunda, dore uko nabaye, nibi nakoze, nagatangaye, narinzi ko nzacuruza bikemera, noneho biranze, noneho ntibikunze, narinzi ko bizamera bitya, biranze. Mbega buri gihe ukumva ko ufite kwivugaho ibintu. Please change. Hindura uko wivugaho. Iyita umutsinzi, iyita umunyembaraga, iyita umuntu ukomeye. Reka biravuze ngo sinzapfa, nzagira gute, nzarama, kugira ngo ntekerereze. Yavuga ngo nunapfa afite abantu basigara wivuga. Icyambere ngo Uwiteka yataha mu ruhande rwacu, abisha bacu baratumize bunguri, ngo ahacu bararanye, ngo n'imva zacu ziba zaramezeho ibyatsi. Byivugeho. Affirmation for generation curses breaker. Icyo wakora nta cyambere, ugomba kuvuga ngo ndasenya imbaraga za karande kandi nakiriye ibyiza. Hallelujah. Icya kabiri, nubwo nkomoka mu muryango munini umeze kuriya, ariko icyo nshaka nuko imigambi n'uburyo bwe bitazankurikirana, inzozi zanjye zizasohora nkuko mbyifuza. Gatatu, ugomba kusima kuvuga ngo nzaba wa mbere, nzaba umutsinzi, nzatera imbere, nzagira umuryango mwiza, kandi mpinduye amateka y'umuryango. Hindura amateka ya famiye. Erega koresha ururimi, wikoresha, umva, koresha ururimi n'ibitekerezo. Erega kubohoka, ijambo risimburwa n'irindi. Ikindi uvuga uti kandi hazaza hanjye hazaba ari hesha, haza kuruta aho naturutse. Ayo magambo yashyireho, ayo magambo yakire. Hallelujah. Do tanse many fly. Ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere, nutiga gutoza guhindura uko wivugaho, wikwiyita upfuye, wikwiyita ukennye, usaze, urwaye mu mutwe, wikwisuzugura, wikwiyita imbwa, wikwiyita uko. No, change your behavior. Gira ikintu wivugaho. Iyo ugomba guhindura, ntushobora gusenya karande mu gihe cyose wivugaho ibintu biri negative. Uvuga ngo naremeye gutya, ngo sinari mbizi, ngo nagatangaye, ngo narinzi ko bizahinduka, ngo muri se kanaka ntibyagenze gutya. No, hindura ibyo bintu, kuko ntushobora gutsinda, ntushobora kugera ku ntsinzi utabashe guhindura uko wivugaho. Ntibyagushoboka. If you made a mistake in the past, forgive yourself and move forward. You can't become a success story without being the biggest fan first. Nta mufana wawe uhari, niwe mufana wa mbere, niwe kwifana ku byiza, niwe ugomba kwifana ku mugisha.
yivuge, iyatureho, yita umuhanga, yiteka Imana izagushoboza, izagutabara, izakurengera, izakwambika imbaraga, izakugeza kuri, izahindura icyerekezo. No, nta mufana ufite utari wowe, nta munyembaraga ufite utari wowe, nta wagushakira ibyiza utari wowe, nta wakugeza ku cyiza utari wowe, nta waguteza intambwe atari wowe. Uri umufana wa mbere wawe. Haguruka ivugeho ibyiza, vuga ngo ndi umutsinzi, ndashoboye, nteye intambwe, ibi ntibizamperana, iby'iwacu ntibizanzaho. So ayo magambo akwiye kuba hafi, ukayakira kandi ukayakomeza kugira ngo ubashe gutsinda urugamba rukuriho udafite ubwoba kandi udakangwa n'ikintu cyose. Repress negative self-talk with positive words to affirmation. Repress the negative self-talking with the positive words to affirmation. Il faut changer. Hindura amagambo. Hindura aho bavuga ngo ndimbwa hashyire ngo ndi umugabo, aho bavuze ngo sinzabyara hashyire ngo ndabyara, aho bavuze ngo sinziga hashyire ngo ndiga, aho bavuze ngo baranyanga havuga ngo barankunda. Gerageza amagambo ari negative in your life. We are changing the positive words, that affirmation, ukonfirme ko Imana iri mu ruhande rwawe. So igerageze, itoze, bimenye, bikurikirane kugira ngo bashe gutsinda no guhagarara hakwiriye no kwinjira mu isezerano rya Imana yakwemereye udafite guhungabana, gutinya, kugira ubwoba, kumva wagiye kure. No, change. Hindura. Repress the negative words and the positive words. Wivugaho ubwawe. Uzi kuvuga abandi neza, kuki wivuga nabi? Uzi kuvuga abandi mu buryo bwiza, kuki wivuga nabi? So ugomba kuri pressing izo words. Nuvuga ngo repress negative self-talk with the positive words of affirmation. Ikindi, here's affirmation to breaking generation curses that you can use. Hari amagambo ugomba gukoresha mu gusenya izo karande, kuzimanyagura, kuzivunagura, kuzushwiragiza. Hari amagambo gukoresha. The first word, so affirmation, icyo ukwiye guhagarara wemeza, icyo ukwiye guhamagara ukora wemeza ibyo bintu cya mbere, to break generation curses brothers. Icya mbere aba ngo I'm break generation curses for God. Ndasenyesha imivumo na karande, nyisenyesha ibyiza. Kabiri, ntabwo umuryango wanjye uwo nkomokaho ibyo banyuzeho n'ibyo baciyemo ntibizigera binkurikira. Genda umwana w'Imana, ngiye kwakira ibishyashya, ngiye kwinjira muri gakondo, ngiye gukomezwa, ngiye kwambara imbaraga, ngiye kugera kure, ngiye kurenga, ngiye kugira aho ngera, haryo ngiye kwakira, haraho ngiye kwinjira. Ibyo bintu ubyinjiremo kandi mu buryo bwiza. Numara kubyinjiramo wakire amasezerano nyayo kandi wakire imbaraga nyazo zikwiriye icyo kintu, kandi wumve ko ucyakire mu buryo bwiza. Umva ngo icyo kintu akakimenya, ukacyatura, ukagihagarara, ukagikomeza, kandi ntibiguca intege, ntibikubuze iki, ntibikubuze ko ukora icyo ukwiye gukora muri ubwo buryo bwawe bwiza no kwinjira muri gakondo isobanutse. Ugomba kumeza. Hindura. Wikwivuga niba byari hindura amagambo, ndasenya izikarande, ndazivanaho, ndazikuraho, ntizihari, ntiziri bungereho, ntago zizakunzaho. So icya gatatu, I will be the first. Uvuga ngo ngiye kuba uwa mbere mu muryango, gutsinda, kubyara, kubaho, kwambara imbaraga, ngiye gukira, ngiye guhinduka. Gira uhindure ko ugiye guhindura amateka. You are the one. Uvuga ngo wa mbere wo kubihindura. Niba iwanyu bapfakara, ntuzapfakara, batabyara uzabyara, niba tiguziga, niba badakora uzakora, badacuruza uzakira. Gerageza kuvuga amagambo ari positive, kandi icyo umuntu yatura n'icyabacyo. Impamvu karande ikubwira ngo uvuge ibigambo bipfuye, ibigambo negative kuri we, nuko ibyo urimo watura nibyo uzaba byo. Icyo umuntu yatura bacyo, icyo umuntu haranira bacyo, icyo umuntu akora bacyo, cyangwa bacyo, icyo umuntu nuvuga ngo ibyo ubamo byose ni wowe, ni we nyir'ubwite. Nuvuga ngo ururimi rwawe rurarema, rurahagara. Hagamenya kuremesha ururimi yo kubona umubyeyi mwuga, menya kuremesha ururimi rwawe ngo ndi uwa mbere, nge sinzaba gutyo, ntibizamera gutyo, ntibizanzaho gutyo, ntibizahinduka gutyo, ntibizakunda gutyo. Ikindi cyanyuma, ugomba kumenya kuvuga ibyiza ku buzima bwawe. Ahazaza nzatabarwa, ahazaza nzagenda neza, ahazaza nzamererwa neza, ahazaza Imana izandengera, ahazaza Imana izanshoboza, ahazaza Imana izantabara, ahazaza Imana izanyambika imbaraga. Abantu bazi kwivugaho nabi, abantu bazi kwivugaho nabi. Umugabo witwa Mefibosheti, izina ryitwa ngo nakanwa k'isoni, ibyanwa k'isoni, amwe ngo genda intumbi y'imbaraga sa, ngo numva ntabwo nari ku meza y'umwami, ati humura uzasangira nanjye. Ariko finally byarangiye avuye ku meza y'umwami, kuko yiyise intumbi, yiyita imbaraga sa, yiyita agakoko, yiyita agasimba, yiyita ukuntu. Byarangiye adatinze ku meza y'ibwami, kuko icyo yavuze nicyo yabaye
cyo itoze rero kuvuga ibintu bifite imbaraga bihindura ubuzima bwawe, bihindura umuco wawe, bihindura mu buryo butandukanye, kandi icyo kintu uzabasha gutsinda. Nongere ngo usubiremo, tangira uvuga no magambo mu buryo budasanzwe, uvuge ngo jyewe ubwanjye ngiye kuba umutsinzi wa kino kintu, jyewe ubwanjye maze kwinjira hano hantu, jyewe ubwanjye maze gukora ibi bikorwa, jyewe ubwanjye maze kugera kuri uru rwego, jyewe ubwanjye maze kugera kuri iyi ntego, jyewe ubwanjye ngiye guhindura ibintu, ngiye kwinjira ahantu kure, ngiye kwakira imbaraga, ngiye gutabarwa, ngiye kurengerwa, ngiye kwegera Imana, izamfasha, Imana izandengera, izashyigikira. Burya akanwa kawe ni isoko yo kurema, akanwa kawe ni isoko y'imbaraga, akanwa kawe ni isoko yo gukomera. Icyo watura nicyo uzaba cyo, icyo wivuga nicyo uzaba cyo. Ikureho amagambo mabi, ikureho kwivuga nabi, kumva wisubiramo ngo nagatangaye, ngo n'ubundi ngiye kwigana abandi, iwacu ntiducuruza, iwacu ntitwiga, iwacu ntidutera imbere, ubundi nabigiragamo iki, ubundi iyo mbyihorera nagatangaye, ubundi nashakaga iki, nzi ko nta mahirwe ngira, n'ibyo nkoze ntibimpira, narageje biranga. Ukagira amatiku wivugaho. No, change, vugaho ibintu biri positive. Change how you speak to yourself. Hindura uko wivugagaho, ibyo wivugagaho bihindure, ivuge ko uri umutsinzi, uri umunyembaraga, uri umunyabushobozi, uri umuntu ugeze kure. Tangira ukoresha aya magambo, uvuga uti ngomba guhura n'amahirwe yanjye, ngomba guhura n'ibyo Imana yanyemereye, sinzongera kugira gutakaza urukundo, ngomba gukundwa, ngomba kubaho neza, ngomba kwakira umugisha, imiryango y'imigisha igomba gukinguka, uyu mwaka ndi bwakire, ndi bujyaha, ndi bukora ibi, ibyo byature, ubivuge, ubisubiremo, wongera ubisubiremo, kuko biri yarambwiye ngo ibyo tuvuga bisa natwe ubwacu. Iyo wiyise imbwa ubayo, iyo wiyise umugabo ubawe. Ntukemere ibyo abantu bakuvugaho. Erega ibyo abantu bakuvugaho nta gaciro byagira. Ibyo wivugaho niko gaciro kawe, n'ibyo uhamya niko gaciro kawe, n'ibyo utekereza niko gaciro kawe, naho ushaka gupanga niko gaciro kawe, aho werekera niko gaciro kawe, icyo ushaka niko gaciro. Shereko sandodere from asaye Nicola. Ibyo bivuga niko gaciro kawe, utekereza niko gaciro kawe, aho ujya nizo mbaraga zawe, aho ujya n'ibyo bikorwa byawe, aho ujya niho ugomba kwerekera. Ugomba rero guhagarara ukamenya gusenga, gucaya, vuga uti ndi umunyamahirwe, vuga uti jyewe ngiye gutera imbere. Tangira wature. Niba uri umukobwa, tegura ubukwe. Niba uri umusore, tegura ubukwe. Niba uri umugabo, tegura ahazaza. Niba uri umucuruzi, tegura uko uzacuruza. Niba ari amashuri, vuga ngo nziga. Gerageza gukoresha akanwa kawe n'ibitekerezo byawe, kwizanira impinduka mu mibereho yawe, no kugira ngo ubashe kugera kure hashoboka. Nutabikora gutyo, uzisanga ahantu habi. Kuko buri gihe ibyo uvuga ni nabyo ukora. Bibiliya yaravuze ngo bazabashyira ikimenyetso mu gahanga no ku ntoki. Reka nkubwire amagambo akomeye. Niba koko ibyo uvuga ari byo ukora, iyo ni intego nyamukuru isobanura kandi iguhuza kandi ikwereka ko ibyo uvuze ibyo ni nabyo bishobora gukunda. Ibyo uvuze ibyo ni nabyo bishobora gushyira mu bikorwa ingero. Ibyo uvuze ibyo nibyo uzakora, kuko niwe yitimbwa uzaryama usinzire. Niba uvuga ati sinzagerageza narahombye, ntuzongera kubikora. Kubera iki? Wamaze kwiyubakamo, wamaze kwisetingamo ko bidashoboka. Ubwo uzahora munsi, uzahora usabiriza. Rero vuga ngo imiryango y'umugisha ndayikinguye, imiryango y'amahirwe ndayikinguye, ngiye guhura n'abanjye, ngiye guhura n'ibyanjye, ngiye gukundwa. Ivugeho ibyiza, ivugeho gutera imbere, ivugeho kuzamuka, ivugeho kugera kure, ivugeho gukomezwa, ivugeho kurenga urwego rundi, ivugeho kuzagera kure hashoboka, ivugeho amagambo y'imbaraga, ivugeho ibintu biremere, ivugeho ibintu bikomeye, ivugeho ibintu birenze urwego watekerezaga, ivugeho ibintu by'imbaraga, ivugeho amahirwe akomeye, ivuge ko bishoboka. Wiririmba intsinzwi z'iwanyu, wiririmba amagambo y'iwanyu, wiririmba ibyakubayeho iwanyu yo kure. No, byarabaye, biranahari, ndetse ufite n'ibimenyetso byabyo. Ariko kugira ngo ubashe kubohoka, ni ukugira rwa rurimi ruvuga ibintu biri positive, rwa rurimi ruvuga ibintu bishoboka, rwa rurimi ruvuga ibintu by'imbaraga, ivugeho ibintu byiza. Rero ururimi rurarema
kandi ururimi rurica, ururimi rurakomeza, ururimi rurarengera, ururimi rukora ibintu byose, ururimi rukora ibidasanzwe, ururimi nyarurimi rukora ibintu nyabyo mu buryo nyabwo, mu nzira nyabyo, kandi ibyo ushaka nibyo bizakubera byo, ibyo ushaka nibyo bizagukomeza, ibyo ushaka nibyo bizakugeza kure, ibyo ushaka niho uzagera, ibyo wishimira nibyo uzabona, naho uzagera niho uzabona imbaraga zabyo, kandi Imana izagutabara ikugeze kure 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 hashoboka, kandi wakire ya migisha yawe y'Imana yawe. Ongera uvuga uti inzugi z'amahirwe ndazikinguye, ongera uvuga uti ibi byose mbikoze neza, ongera uvuga uti ibi ngiye kubikora mu buryo bwiza, ongera uvuga uti amateka agiye guhinduka. Nyabuneka nyabuneka vuga ngo nzahinga neze, nzorora ngira umusaruro, nzabyara ngira umugisha, nziga mbona amanota, abana banjye bumva. Ibyo uvuga uyu munsi on the power of your tongue, ya magambo y'ururimi rwawe niyo afite ubushobozi ndetse bukomeye kandi bufite imbaraga, kandi byatuma bigenda neza. Oh data wa twese uhoraho, ndasabye kutabare rwose. Amahoro amahoro. Buriya buri gihe imvugo, reka nguhe urugero, iyo utekereje ikintu ni nacyo ushyira mu bikorwa, iyo ugishyize mu bikorwa niho utabarwa. Ndagusabye kugira ngo uyu munsi wa none witekerezeho, wiyigeho, wiyumveho, kandi ukwiye gukosora ibyo bintu byose. Amahoro y'Imana bane namwe, amahoro y'Imana barengere. Icyo uvuga nicyo uzaba cyo, icyo ushaka niko uzamera. Turagushimiye data wa twese uhoraho, turagushimiye Mana y'amahoro, turagushimiye kujya uba mu ruhande rwacu mu izina rya Yesu. Abivuzeho amagambo mabi aka kanya ndabakuraho ayo magambo mabi, bavuga ko ari abatsinzi. Data wa twese uhoraho, ibirere byo kwisebya, kwivuga nabi, kwisuzugura, kwitesha agaciro, kubura icyerekezo, kubura iyo bajya, kubura ibyo bavuga, amavuta Mwami Imana bamanukire uyu munsi, imvugo zihinduke, kandi data bakorera ibitangaza mu izina ryo. Ndasenze Mwana w'intama w'Imana, ndinginga Imana ishobora byose ngo wegere ubwoko bwawe, uhindura amateka, uhindura ibintu byose, bashyigikira ubambika imbaraga Mwami, mu mbaraga z'ubushobozi n'ubutware byose bagire neza. Tuzi kuri Imana ishobora byose. Mvuguruje imvugo mbi bivuzeho, vuga imvugo mbi bavuzeho Mwami, urakoze kumvise gusenga, ubaha umugisha kandi ubagineza Yesu Kristo umwami wacu, amen. Mukomeze muduhamagare, mukomeze mutuvugishe, mukomeze mutuganirize. Ubu ni ubumwe bw'abera ministries, amavuta kandi agira amateka, kandi ndabikubwira ngo ukomeze utabara, ukora umurimo. Njunguje umutwe kugira ngo ntuzongere kugira ubwoba, nta dayimoni, nta satani, nta rwaserera, nta myuka mibi, nta kavuyo. Uri umutsinzi. Shalom shalom. Hamagara dushwiragize, dukubite, tuvunagura izo mbaraga mbi. Ivugeho ibyiza mu izina rya Yesu. Bye. Ubumwe bw'abera ministries, amavuta kandi agira amateka, ubuzima bugahinduka. Mwiyerekwa ry'umushumba Rivera Ntambabazi Jean Baptista, ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi, imuha amavuta ngo genda uyasuke kuri bariya, ubuzima buhinduke. Amavuta kandi agira amateka, ubuzima bugahinduka. Amavuta kandi agira amateka, utera umuhati mu rubibi, amateka nayo agashyiraho imbago. Gubyara umwana wamubyarira mu mateka ukamwita mbarimo mbaye. Mfite amateka yo kubumba amategura, mbumbira umudugudu tutuyemo. Amateka urayazira kandi nta kintu utakoze. Amateka arakanyagwa, bambaza ngo ari kubundi ukora iki? Ndi umunama. Amavuta kandi agira amateka, nshaka kumva amateka n'ibintu umuntu yamenye. Amavuta akuraho amateka twanyuzemo. Ndafashijwe we! Amavuta kandi agira amateka. Afite amavuta bamukoraho bakanyerera, ibintu byose biranyerera. Mavuta wihangane, hari ibyo umuntu aba yibuka. Amavuta kandi agira amateka yo kwasona nyuma, kubera ko amavuta y'Imana kuriho yakandagiye amateka. ayo ni amavuta atsikamira amateka. Yes.